muri buri gihugu intwaro ni kimwe mu bintu bikomeye bigaragaza ubushobozi bwo kwirwanaho. Iyo tuvuga intwaro ntituvuga imbunda nto gusa, ahubwo harimo ibisasu bikomeye, imodoka z'intambara, ibifaru, indege z'intambara n'ibindi bikoresho bigezweho bifasha ingabo guhangana n'abanzi ku butaka, mu kirere no mu mazi. Ibyo bikoresho byose bituma igihugu kigira ubwirinzi bukomeye, ariko ntabwo ari ibintu bigomba gushyirwa mu ruhame. Impamvu nyamukuru ni uko umwanzi atagomba kumenya ubushobozi bwawe bwose, kuko iyo abimenye ahita ashaka uburyo bwo kuburwanya cyangwa kubuca intege. Urugero, niba igihugu cyatangaje ngo gifite misile zirasa mu ntera runaka, uwo ushobora guhura nawe mu ntambara yahita ashaka uburyo bwo kwirinda burenze iyo ntera, bityo akakurusha. Kugira ibanga mu bikoresho bya gisirikare ntibikuyeho ko abaturage bagomba kumenya ko igihugu gifite ingabo zikomeye, ariko ntibamenye neza intwaro zose zikoreshwa n'uko zikora. Uwo ni wo muti wo kurinda ubusugire bw'igihugu. Ikindi kandi, intwaro ntizifite agaciro gusa mu kuzigira, ahubwo uburyo bwo kuzikoresha nibwo bugena imbaraga z'ingabo. Niyo mpamvu habaho uburyo buhambaye bwo guhuza intwaro zitandukanye ku buryo zikora nk'urwego rumwe. Ibi byose bigomba kugirwa ibanga rikomeye. Abanyarwanda rero bakwiye kwishimira ko igihugu cyabo gifite ubushobozi bwo kwirinda, kandi kikaba kidatangaza buri kantu kose ku bijyanye n'intwaro. Iryo banga ni ingenzi kuko rituma igihugu kigira icyubahiro, kigahora cyiteguye kandi kitagabwaho igitero mu buryo butamenyekanye. Iyo igihugu gifite ingabo zacyo ntibihagije kuba zifite intwaro gusa, oya, ahubwo ingabo ziba zikomeye bitewe n'uburyo zitozwa, uburyo zitegurwa n'uburyo zishyirwaho ingamba zo gucunga umutekano w'igihugu. Iyi ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zituma uburyo bwo gutoza no gutegura ingabo bigirwa ibanga rikomeye. Gutozwa kwa gisirikare, military training. Ingabo z'igihugu zigira imyitozo itandukanye igamije kuzongerera imbaraga, ubumenyi no kwihangana. Ibyo bikubiyemo imyitozo ngororamubiri, guhatirwa gukorera mu bihe bikomeye, kurwana no kwirinda mu buryo bwihuse. Imyitozo yo gukoresha intwaro, kwiga neza uburyo intwaro zitandukanye zikoreshwa kandi mu buryo bunoze. Imyitozo yo mu mutwe, gutozwa kwihangana mu gihe cy'akarengane, kugira ubutwari n'ubushishozi mu gucunga ibihe bikomeye. Imyitozo yo gukorera hamwe, gutozwa imikoranire hagati y'ingabo ku buryo bakora nk'itsinda rimwe ritasenyuka. Ibi byose bituma ingabo ziba zifite ubushobozi bwo hejuru kurusha uwaba atekereza kuzishotora. Ariko uburyo ibyo byose bikorwa, ingengabihe yabyo ndetse n'ahantu bikorerwa bigirwa ibanga rikomeye cyane. Hari ikindi cyo gutegurwa mu buryo bwa gahunda. Ibi byo babyita military tactics and planning. Ingabo z'igihugu ntizitegura urugamba umunsi umwe gusa. Hari uburyo bwo gutegura ingamba z'igihe kirekire no gucunga uko zashyirwa mu bikorwa. Ibi birimo uko ingabo zishobora kugabanywa mu matsinda atandukanye, aho zashyirwa mu gihugu hose kugira ngo zihore ziteguye, uko zashobora kwinjira mu rugamba iyo habaye igitero. Ibi byose ntibigomba gusakara mu ruhame, oya, kuko umwanzi abimenye yakwiga akamenya neza uburyo ingabo zitegurwa, maze akaboneraho icyuho cyo kuzitera. Hari ikindi bita exercice militaire. Hari igihe ingabo z'igihugu zishyirwamo imikino yihariye, nko gukora nk'aho hari intambara yabaye, kugira ngo zipime uko ziteguye mu gihe cy'ukuri k'urugamba, cyangwa se mu gihe hari urugamba rw'ukuri. Ibi bikorwa mu buryo bw'ibanga, ku buryo bitamenyekana neza uburyo bwo guhangana zaba zikoresha mu gihe intambara itunguranye yabaye. Impamvu rero ibi byose bigirwa ibanga, kugira ngo umwanzi atamenye uburyo igihugu giteye, kugira ngo yewe uretse no kuba intwaro zihari, habe hari n'uburyo bwo kuzibyaza umusaruro mu buryo butunganye, kugira ngo nanone umutekano w'igihugu uhore uri ku rwego rwo hejuru, hatabayeho kwinjirwamo na za haduyi. Abanyarwanda rero bakwiye kwishimira ko ingabo zabo zitozwa mu buryo buhambaye kandi bugirwa ibanga. Ntibivuze ko abaturage badashobora kubona ibikorwa byo kwitoza nk'imyiyereko cyangwa parade z'igihe cy'iminsi mikuru, ariko ibyo ni igice gito cyane rwose. Igice kinini gikorwa mu ibanga, kikaba ari cyo gituma igihugu kiba gifite ubushobozi bwo guhangana n'abanzi igihe cyose. Nta gihugu na kimwe gishobora kugira umutekano usesuye kidafite uburyo bwo gukoresha ikoranabuhanga rihanitse no gucunga amakuru y'ubutasi, intelligence. Mu bihe bya none, intambara ntikigendera gusa ku gutunga intwaro cyangwa kugira abasirikare benshi, oya,
ahubwo irakomezwa n'uko igihugu gifite ubushobozi bwo kumenya amakuru mbere y'uko ibibazo biza, kugenzura ibyo umwanzi atekereza no kugira ibikoresho by'ikoranabuhanga bishobora gutuma kirusha abandi ubushobozi. Ikoranabuhanga mu gisirikare. Ikoranabuhanga rigezweho mu gisirikare rifite ibyiciro byinshi, byose bigomba kugirwa ibanga rikomeye. Indege zitagira abapilote, drones, zikoreshwa mu kumenya amakuru y'aho umwanzi ari, mu kumva ibyo avuga ndetse no kurasa kure hatagaragara. Drone ziba zifite amaso n'amatwi by'ikirenga, ariko uburyo zikora n'uko zigenzurwa ntibitangazwa mu ruhame. Sisiteme y'itumanaho ridacengerwa babyita Secure Communication Systems. Ingabo zigomba kugira uburyo bw'itumanaho ridacengerwa n'umwanzi, ritinjirirwa n'uwo ari we wese cyangwa ngo ribonwe n'undi. Kuba igihugu gifite uburyo bwo gutumanaho mu ibanga ni intwari ikomeye cyane. Sisiteme zo kwirinda ibitero byo mu ikoranabuhanga, ibi byo babyita Cyber Defense Systems. Mu bihe bya none igihugu gishobora kugabwaho n'ibitero byo mu ikoranabuhanga. Niyo mpamvu haba hari uburyo bw'ibanga bwo kwirinda no kurwanya ibitero bya mudasobwa bishobora gusenya inganda, serivisi za leta cyangwa uburyo bwo gucunga imari. Ikoranabuhanga ryo mu kirere n'isanzure, ibi byo babyita Satellites and Space Technology. Ibihugu bimwe bikoresha satelite mu kumenya amakuru ku byerekeye umwanzi, gucunga aho ingabo ziri cyangwa kumenya uko intambara yifashe. Uburyo satelite zifashishwa mu gisirikare biba mu ibanga rikomeye cyane. Ubutasi bwa gisirikare cyangwa se military intelligence. Ubutasi bwa gisirikare ni umutima w'ubwirinzi bw'igihugu. Ntabwo ari ukubona amakuru gusa, ahubwo ni n'uburyo amakuru akusanywa, akavugururwa, agasesengurwa, hanyuma agakoreshwa mu gufata ibyemezo. Iperereza ry'imbere mu gihugu cyangwa se ubutasi bw'imbere mu gihugu bugamije kumenya abashobora guhungabanya umutekano w'igihugu imbere, haba hari abashaka kugambanira igihugu cyangwa imitwe yitwaje intwaro ishobora kwinjira. Ubutasi bwo hanze y'igihugu. Ubutasi bwo hanze y'igihugu buba bugamije kumenya iby'ibindi bihugu cyangwa imitwe y'inyeshyamba itegura. Bugira uruhare rukomeye mu kumenya igitero runaka cyaba kigiye guturuka. Igenzurwa ry'itumanaho. Hari uburyo bwo kumva ibyo abantu runaka bavugana, babyita wiretapping, ariko ibi bikorwa mu ibanga kandi bigakorwa n'ababifitiye uruhushya. Uzabyumva ngo hari ibihugu bimwe bikoresha ibyo bita Pegasus. Abakozi b'iperereza cyangwa se abakozi mu butasi babita aba agents cyangwa se spies. Abo ni abantu bashobora kuba mu gihugu cyangwa hanze, bakoherezwa mu ibanga rikomeye cyane kugira ngo bazane amakuru ku mwanzi runaka. Uburyo bakora n'amazina yabo bigirwa ibanga rikomeye cyane, kuko ari bo bantu bashingirwaho mu kumenya byinshi bitagaragara. Noneho rero dore impamvu ikoranabuhanga n'ubutasi bigirwa ibanga. Hari impamvu zikomeye zituma ibi byose bigirwa ibanga. Kurinda igihugu kutamenyekanaho intege nke. Iyo umwanzi amenya uburyo bwose ikoranabuhanga rikoreshwa, ashobora guhangana naryo akoresheje uburyo burenzeho. Kurinda abakozi bakora iperereza cyangwa se abo bita abamaneko. Iyo amazina yabo cyangwa ibyo bakora bigaragaye, ako kanya bahita bisanga mu byago bikomeye, ndetse n'imiryango yabo ikaba ishobora guhura n'akaga k'indengakamere. Uko igihugu kirinda gutangaza ikoranabuhanga gikoresha cyangwa se gifite, niko kirushaho kugira ubushobozi bwo gutungura umwanzi igihe cyose haba igitero. Abanyarwanda bakwiye gusobanukirwa ko igihugu gifite ubushobozi bwo gukoresha ikoranabuhanga rihanitse kandi gifite inzego z'iperereza zikora mu ibanga rikomeye. Nubwo rwose ibyo bitavugwa kenshi mu itangazamakuru, nibyo bituma igihugu kigira amahoro, kigatera imbere kandi kikagumana ubusugire. Umuturage ashobora kwibaza ati, ese kuki ibi byose batabitubwira? Igisubizo cy'ukuri kandi cya nyacyo ni uko umutekano w'igihugu uharanirwa mu ibanga. Iyo byose byamenyekanye, umwanzi aba afite urufunguzo rwo kugutsinda. Ariko iyo byose bibitswe mu ibanga, igihugu kiba gifite icyizere cyo gukomeza kuba mu mahoro. Mu gisirikare, kugira intwaro n'ingabo ntibihagije. Icy'ingenzi ni uburyo ibyo byose bikoreshwa n'ibindi byose bifasha intambara bibikwa, bicungwa ndetse n'uburyo bigenzurwa ngo bihore bihari igihe cyose bikenewe. Iyi ngingo ni imwe mu zigomba kugirirwa ibanga rikomeye cyane, kuko ari umutima w'ubwirinzi bw'igihugu. Intwaro, amasasu, ibisasu bikomeye, imodoka z'intambara ndetse n'ibindi bikoresho byose bigomba kubikwa ahantu hizewe cyane.
aho hantu hashobora kuba mu mabaragisi yizewe, mu mabanga atazwi n'abaturage cyangwa mu nzu zubatswe mu buryo bwihariye bwo guhangana n'ibyago. Imiterere y'ububiko aho intwaro zibikwa haba hateguwe mu buryo bwo kuzicunga ku buryo ntawe ushobora kuzinjiramo byoroshye. Haba hari abashinzwe kuzirinda ku manywa na nijoro, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga bikurikiranira hafi ibyo byose, harimo amakamera, amasensazi ndetse n'ama-alarms. Impamvu bigirwa ibanga: iyo umwanzi amenye neza aho intwaro zibitse, icyo gihugu kiba kimeze nk'umuntu wambaye ubusa, kuko umwanzi aba ashobora kwinjira byoroshye agasahura cyangwa akabisenya mu gihe cya mbere cy'urugamba. Ibiribwa n'ibikoresho by'ubuzima: nta ngabo zishobora kurwana zidafite ibyo kurya, ibyo kunywa n'imiti. Ububiko bw'ibiribwa n'imiti y'ingabo buba mu ibanga rikomeye. Aha haba harimo amasitoke y'ibiribwa ahateganyirizwa ibiribwa by'ingabo mu bihe by'intambara. Hakaba harimo ibiribwa bishobora kumara igihe kirekire, ibyo bita conserved foods. Ububiko bw'imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi: kuko mu ntambara haboneka inkomere nyinshi, haba hanakenewe imiti yihariye ndetse n'ibikoresho bikomeye byo gutabara ingabo. Impamvu bigirwa ibanga: iyo umwanzi amenya aho ibyo bikoresho biri, ashobora kubisenya akoresheje ibisasu, bigatuma ingabo zicika intege. Imodoka z'intambara, indege, amato, byose bikenera ibikomoka kuri peteroli. Ibyo byose bikenera ububiko bwizewe kandi buringaniye. Hari n'ibindi bikoresho bya tekinike nka za bulletproof, imyambaro ya gisirikare, ibyuma by'itumanaho n'ibindi byose bigomba kubikwa neza. Gahunda yo gusimbuza no kuzuzanya: ibi byo babyita strategic reserves and supply chain. Mu gisirikare haba hari gahunda yo gukora ububiko bw'inyongera, reserve stock, kugira ngo mu gihe hari igitero cyangwa intambara ndende, igihugu kitabura ibikoresho. Ibyo bitanga amahoro. Buri gihe ingabo ziba zifite ibikoresho bihagije, kabone n'iyo intambara yakomeza igihe kirekire. Impamvu bigirwa ibanga: iyo umwanzi amenye ko igihugu gifite ububiko buhagije cyangwa buke, ashobora kubihindura intwaro yo kugisenya. Iyo amenye ko ufite ububiko buke, ashobora kukugabaho intambara ndende akakunaniza. Impamvu ibyo byose bigomba kugirwa ibanga: kurinda igihugu kutamenyekanaho intege nke. Iyo bigaragaye ko ububiko bwawe ari buke, uba ugaragaje ko ushobora gutsindwa mu gihe kirekire. Dusoza ingingo rero, Abanyarwanda bakwiye gusobanukirwa ko igihugu cyabo gifite uburyo bwo kubika, gucunga ibikoresho byose bya gisirikare. Nubwo ibyo byose bidatangazwa mu ruhame, nibyo bituma igihugu kigira umutekano usesuye. Uko igihugu gifite intwaro n'ingabo, niko kigomba kugira n'ububiko buhagije, kandi ibyo bikagirwa ibanga rikomeye kugira ngo bikomeze kurinda ubusugire bwacyo. Yewe nyemera dusoreze ikiganiro cyacu hano. Dukwizera Janvier Gadi nk'ibisanzwe. Hano turi kuri World Today. Bana natwe mu biganiro byacu naho utaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.